Reka nizere ko mumeze neza. Uyu munsi ndashaka gukora akavidewo gasubiza umuvandimwe wambajije ngo ese muri Polonye batwarira hehe? Nahisemo ko naza gutanga andi makuru nari nigeze mvuga muri videwo yabanje, ubu nibyo ngiye kuvugaho amakuru yandi ushobora kuba wibaza ntavuze muri videwo yabanje. Reka rero dutangire kandi mbaha ikaze, mbashishikariza kumenya gukora like, share na comment. Waba ufite ikibazo wumva ushaka kutubaza wambaza rwose, ariko mu minsi iri imbere ngiye kureba uburyo nakora nka channel najya kuri Instagram kugira ngo uwaba afite ikibazo ajya munyandikira mufashe, cyangwa mugire inama. Gufasha byo byagorana, ariko inama zo ubu bwo twazitanga. Rero umuvandimwe wabajije ngo ese muri Polonye ufite perime yo mu Rwanda wayikoresha? Muri videwo yabanje navuze ko perime yo mu Rwanda yemewe gukora, wayikoresha, ariko bisubiremo, ariko hari ibyo usabwa kwitondera. Hari ibintu byinshi muri Polonye bagira bitandukanye n'ibyo mu Rwanda. Icya kabiri, batwara nk'uko mu Rwanda dutwara, ariko icya mbere imodoka uko zigenda, ibyapa bihari, tugira ubwoko bwinshi bw'ibyapa bitandukanye n'ibiba mu Rwanda. Bya byapa wize mu mategeko y'umuhanda udakoresha, hano byinshi urabibona. Rero bisaba kwitonda ko, reka nguhe urugero, hari igihe ushobora gusanga inzira ucamo urimo kunyuramo ariyo nzira ishobora gusanga gari ya moshi igiye gucamo, ugasanga inzira ugiye gucamo niyo ibintu byitwa taramu binyuramo. Rero bisaba kwitonda. Hari amategeko, hari ibyapa byinshi, hari imihanda minini, hari imihanda navuga migari, hari sipide. Mu Rwanda tugenda ahantu ahenshi ni 80, hano mu gihe ushobora gutwara ukageza no muri 200. Rero bisaba kwitonda, otherwise wasanga wakoze impanuka. Nk'uko ubibona kuri ino foto, muri Polonye imodoka ni uko dutwarira iburyo nk'uko mu Rwanda dutwara, mu gihande cy'iburyo. Ntabwo dukoresha sisiteme nk'iyo muri Uganda, dutwarira iburyo. Icyo cyo kirumvikanye, bivuze ngo ufite perime yo mu Rwanda watwara, wakwiyadawuta, nta kibazo cyazamo. Ariko ndashaka kuvuga amategeko hano akomeye, ku buryo usabwa kwitwararika mu gihe ugiye gutwarira mu mihanda y'i Burayi. Itegeko rya mbere ni uko, icya mbere, ugomba gutwarira ku ruhande rw'iburyo. Icya kabiri ni uko buri gihe ugomba kwambara umukandara. Ahari bisa nk'itegeko, n'umugenzi inyuma hari igihe aba wambaye umukandara, ni itegeko. Icya kabiri ni uko amatara agomba guhora yaka. Mu gihe ikinyabiziga kiri amuvuma, amatara yacyo yose agomba kuba yaka. Niba imodoka yayitwara umwaka, amatara yayo agomba kwaka umwaka, ntabwo agomba kuzima. Icya kabiri, kirazira kikaziririzwa gutwara uri kuri telefone. Gusa hari igihe njya mbona abazungu batwaye bari kuri telefone, ariko mwibuke hari imodoka zirimo gukorwa ubu, zo zishobora gukipinga line, zishobora gukipinga kuri uyu murongo, ino mirongo yo mu muhanda, zo zitawujya inyuma, zigakipinga lane. So rero murumva ko iyo modoka ushobora kuyitwara ari no kuri telefone, bibaho, nagiye mbabona. Ikindi cya kabiri, ugomba gutwara driving license, ariko iri tegeko navuga ko akenshi hano, nk'uko nabivuze muri video yabanje, peso namba yawe irahagije kugira ngo umupolisi nagufata abone ko ufite driving license, ayishyiramo ibijyanye nawe byose bigahita biza. Rero cyakora uri umu international
byaba byiza uyitwaye. Urumva ushobora kutayitwara polisi ntikwiyenzeho, ariko na polisi zihagarara gakeya kereka ukoze nk'ikosa, ariko byaba byiza uyerekanye, so uyigendanye. Ikindi ni registration number z'imodoka. Icya kabiri ni insurance paper, zo documents uba ugomba kuba uzifite. Ikindi njya mbona abanyafurika babikora, ariko nta muzungu ujya unywa inzoga ngo atware. Abanyafurika hari igihe aba yasomyeho agatwara, ariko umuzungu abenshi b'abacuti tuba turi kumwe, twagiye nk'ahantu mu kirori cy'abo dukorana, iyo ari bunywe asiga imodoka aratega, yaba ari bunywe madamu we akaza agatwara. So bivuze iki? Bivuze ngo iyo bagufashe utwaye, iki cyo ni hatari. Utwaye bakagufata batwaka perimi, kandi kugira ngo uzabone indi ni ibibazo. Utwaye bakagufata bakakwiye perimi, kandi kugira ngo uzabone indi biragoye. Kimwe mu bintu abaporone batinya ni ukuba yatwara yanyweye. Ikindi nabonye abaporone cyangwa abazungu muri rusange ntabwo ashobora gutwara ngo atendeke. Kwa kundi ngo mugiye ahantu muri batanu, muri batandatu ngo aragutendekasha, ntabwo umuzungu abyumva pe, ntabwo babyumva, nta n'ubwo wanabimubwira. Niba ari batanu ni batanu, niba ari bane ni bane, niba ari batatu atwara ni batatu, ntashobora gutendeka. Rero wowe uje ugashyiramo abantu 8, umuzungu agufashe yabikomeza ukibaza se. Kandi wowe hari igihe urabona kwa kundi muba mwagiye ahantu muri famiye cyangwa mwagiye ahantu muri mu bikorwa bijyanye, mufatikanyije gahunda, ho mushobora gutendeka, ariko hano kirazira kikaziririzwa. Ikindi ndashaka kuvuga, hari ukuntu umuntu in terms of accounting, muri accounting perspective, hari ukuntu umuntu uvuga ngo ashaka kugura imodoka. Nagerageje gushaka kubakorera imibare, byibuze ushaka gutunga imodoka muri Polonye amafaranga byagusaba, amafaranga nafashe ibihumbi, reka dufate urugero, amafaranga ukeneye kwa Kesaso, amafaranga ukeneye, hari amafaranga ya one time cost, ni ya mafaranga ukoresha ugiye kugura imodoka. Ayo mafaranga ateye gute? Harimo, reka dufate ko imodoka ugiye kuyigura ibihumbi 30. Ibihumbi 30 ubwo twibuke ko ni miliyoni hafi 9 cyangwa 10. Nanone mwibutse ko hano ushobora kubona imodoka y'ibihumbi 5 bya hano, ubwo ni ukuvuga ngo ushobora kubona imodoka ya 1.5 ikigenda ikiri nzima pe, ariko abari banamuraseka iki nyine, ariko wayibona. Hari abantu nzi baba bazifite rero iyo hari abantu baba bazifite, ariko reka dufate imodoka nzima ikiri kabisa, ikiri fresh, reka tuyibarire ibihumbi 30. Mwibutse ko imodoka nshyashya naho hano zirahenda. Imodoka nshyashya n'ubundi Toyota RAV4, Toyota RAV4 niba nibuka neza igura ni mu bihumbi 175, ni hejuru ya miliyoni 30. So hejuru ya miliyoni 30 gutyo kuzamura, Toyota RAV4. Rero reka dufate urugero muri moyenne, imodoka wagura ukaba uri comfortable, nta kibazo wumva utekereza ko wahura nacyo. Reka dufate iyi modoka y'ibihumbi 30, uzishyura registration cost, ayo yari fixed, waba waguze ibihumbi 5, waba waguze ibihumbi 2, waba waguze ibihumbi 30, ni ibihumbi uzishyura amafaranga 180 n'ibice 5. Hari amafaranga ahinduka bitewe n'agaciro k'imodoka. Niba ari 30 uzishyura 600, niba ari 20 uzishyura 400. So ni 5% ni umusoro. Nyuma rero ni ukuvuga ngo iyi modoka yose hamwe yagutwara ibihumbi 30,785 n'ibice 5. Ariko tukagira n'andi mafaranga aza ashobora ya insurance. Nanone mwibutse ko insurance hano bayiguha bitewe n'amanota ufite, bitewe n'igihe waboneye perimi. Umuntu wabonye perimi igihe kinini agira
ahabwa insurance nziza, akora negociation nziza. Ntabwo ari nka kwa kundi usanga umuntu bamuhereza insurance nyine ziri rusange, umuntu wagonze cyangwa akaza gukora agisida cyangwa akaba baramuripotinze muri polisi, uwo muntu bamuvanaho amanota. Ayo manota bakuvanaho niyo adifayininga niba ukomeza guhabwa perimi cyangwa niba na cost insurance yawe. So reka dutekereze ko uzagenda ibirometero ibihumbi 15 ku mwaka, tubare ko litiro imwe imodoka yawe inywera litiro 8 ku birometero 100, ariko hari imodoka nshyashya zirimo kuza amanuvo modeli usanga igenda litiro 5 zikagenda kuri kilometero 100. By'umwihariko amamodoka ndavuga ubu, aya mamodoka mvuga ni amamodoka y'ama SUV. Rero yo usanga bimeze gutyo. Price ya fuel yo yarahindutse, ntabwo ikiri 5, yabaye 6 n'ibice cyangwa 7. So rero urumva wakuba, ni ukuvuga ngo ku mwaka fuel yawe izagutwara amafaranga ageze ku bihumbi 5,700. Maintenance yayo ishobora gutwara 300, ariko ubwo ni igihe iyo modoka yawe idapfa. Ni ukuvuga ngo ni amasuspension n'utundi tuntu, ibindi bintu uba ushobora gusimbuza ni nk'amapine. So byose hamwe bishobora kugutwara amafaranga. Navuze mu buryo buri rusange, ariko imodoka yawe niba igira ibibazo, ushobora no gupfa ikibazo kimwe, ugahita ugenda ugasanga uyikoresha ku bihumbi 3. Kandi ikindi wibuke ko abapolone cyangwa abapolone nta kuntu batakugeramo komisiyo. Ibyo nyine hari ibintu bibaye byiza wamenya kwikoreshereza. Ubwo hano ntabwo navuze koza imodoka. Koza imodoka amasegonda 10, amasegonda 10 ushobora kwishyura amafaranga 6 kogesha imodoka, kuko urabyikora nta muntu ntabwo uyijyana mu kinamba. So hari ibintu bimwe na bimwe wenda nazabereka ukuntu boza imodoka, rimwe nzabakorera video yabyo y'ukuntu boza imodoka. Nzagerageza njyane n'umuntu mbakorera iyo video ukuntu boza imodoka, urebe nyine ubwo buzima, ubimenye, urebe niba wazabishobora. So ariko ni ukuvuga ngo amasegonda 10 ubundi imodoka uba urangije kuyoza. Yeah, so ntabwo ari kugutera ubwoba, ni uko ibintu bimeze. So I wish you, mbifuriza ibihe byiza, kandi Uwiteka agomeze abane namwe, mukora like, share na comment na subscribe, kugira ngo mudutere imbaraga natwe tujye turushaho kubahereza amakuru uko bishoboka. Rero nakagaruka, reka duhure mu kindi kiganiro kindi tuzakora. Nizere ko amakuru mbahaye ashobora kuba mbivuze nihuta, actually mwihangane, mbikoze nihuta, ariko ntabwo nagiye mbijyamo detaye, mwihangane.